nta n'isoni njyewe ndi ubundi muzaji aho bankwesha muzi igihugu bankuyemo apa amasongo we nawe se ngiye ko mutamvuga njyewe Charles Bar umwana wa kabaka we ntabwo batuzi njyewe Ojiya sheri wabare mayibuti tugiye kubakubita rero uvuga ukongomani ko mwari munyibagiwe karamba ngo ni Ojiya akuje bundi rero kunure cyo ureke nkaho kama banze hejuru umve kumvugisha aza APR ngo turi iki aga ni umurava insinzi nyamukandagira mu kibuga nyiri bikombe twese Mbasire queen ndakindi sire queen muze mbahakaze babanguka ndakwinkinze please sashakira sire queen ya danje ndiza akazi please umva kandi iyo sire queen igiye kuzana mwazana ubucero mwazana inyundo mwazana ishoka mwazana umuhoro simbizi gusa ngiye akazi ngiye kubaha nako gukubita hasi nta kindi muze mwijenze kandi mubanguke Amai uramenye ako kantu ni kabi nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se umpamagara ifite gahunda ya danje none se gahunda tuje mu n'ugukirera tuje muri gahunda umva mubwire sho umva surampamagara mpita nkomandika imiga zanjye tuba turaje gahunda ho mani umva ni gahunda ya danje ntago nkubwiye ngo uze kubaza mani mise nyiza umva sho gahunda nabahamagayemo ntago ari izo gukura abagabo amafaranga ntago ari iz'uburaya wapi ubu twaje ku rugamba noneho nizo gukeka imitwe noneho apana kuza ngo shungo wama amafaranga wapi nta kibazo gahunda wampamagayemo nanjye namaze kwishona ngende tayari harya wowe Jean Paul mwarangizanye ya ntabwo twari twarangizanye ariko nituve hano turahita tugendayo baba we ukuntu narenze ko mwarangizanyije ukuntu nataye agashakoshi kanjye mani nimvira nk'izi sire za fake wazanye hano zitangiye gutekereza abagabo basize mu buriri ubu nk'aba barashobora iki koko mbwire wa bitch ubwo nta n'isono ufite mapu mba naguhamagariye tuvuge ko wazibagiwe umva mimi none se nari kubura kwishyuza umugabo nsigaye n'umwenda niba mission iraguhaye ugomba kugira gute kuyubahiriza okay we are ready now sha rero mwese ntago musi nabahamagariye icyo nahamagariye mwese tugiye gukubita ingegera z'abahungu abahungu apana uduhungu uriko tugiye gukubita abahungu muberedi ubwo bugabo bwanyu mwasize mu burimo wa mububwitse baba we n'ukuntu ndabahungu si ndabakubita siba wandaya ishari nta n'isoni igihe wabaniye nabo bahungu ntago bahaga umesa ntiwoga rero ukuntu rusu umfasha baca umugani mu kinyarwanda ngo ntege bigwire yamereye imvi mu muhora none haza amanyama n'amakoko ngo ntago noga kabore nka metoma ukuntu rusu murakamusha mwamishi bakugabariye ko oya none uferwa fiba yakoze amafuti yose nayo se nyine ikoze ifuze reba shaje ari cyane ariko aba bana nta makuru bafite ntago bazi ko nasifura inda ya Sodoma man wabonye ukuntu cyagiye kankubise yamubise inkonje oya none wa muko Imana imbabare akaba ari ugabuka oya baje se bose Imana imbabare akaba ari ugabuka abasi n'amashinzi ingumi imwe y'ijisho
we bankubise rwumva ari uwa batatu wiruka ako nawe reka musubire urimbwa pe nkubwiza n'ukuri urimbwa uko ngo nukazi none se reba ukuntu bakize hasi ariko wabonye impfundiko Fiona afite yagize ukumangiye hasi we uriya mukobwa ameze nka katawuti neza Fiona afite uragiye gushakira umugati Bugande akunda kuzamba ukabutura buza kuwe kurameze impfundiko agira uku hasi oya nawe mugaruke nawe urimbwa wowe utaremba kuki wavuze ngo uzumige urabizi ngewe rumva ndaje ngire nkutemo nje nange mbwa ngahura nazo akaba kwica barakwica ari byo rero tubireke twese twigendera ubwo siko yaba ari mata yinuza y'amakari cyari barivugiye ati turi abasore dufite imbaraga urumva ngo bagiye kuzonaho ari babiri oya bazi ariko ubwo none ubwihorere se byo si sawa nihumura umva bashu nunguza ikindi gitekerezo mureke twikurunge nk'ibi byondo uwo singe ngende mutikoza kondo keretse iyo twaje gukubita twaje kwigaragura muri iki cyondo keretse njyewe wowe ngira ute byamama hano usambi wantu rugutsiwe njyewe nijyeho kuryama nabahaye location mugomba kuryama mbone nge boss wayo excuse me ntago twaje kwigaragura umva mwamagaye icumwe sincwane namwe nimutigaraguramo ntimungiye niba akazi kabananiye muvuge ibici mbi gusa ndababwira ngo mujyane mu hano byamama nani wowe usa n'icyondo byamamo example umva muraryamamo nimutaryamamo musubire kwanyu usubize ayo magambo aho muyavanye nta muntu uraryamama ariko fiyo reka nkubaze ubundi ko umpamagaye by phone umbwira ngo nze tugufashe gukubita abantu uratubwiye ngo tuze muri iki cyondo mani jya ureka ntukazane reka tunigendere dufite abagabo bari badutegereje twigendere pe umva bashu mani jya uba serious mu kazi ntasore abantu nkatwe ngo turyame aha uguze aba boss nabyo bibamo joke shu basi sorry sibyo muze tugende ako se zikwiye mugume hasi mugume hasi muganga cishwa ariko cishwa hano cishano cya oya ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga Kigali Power Link amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe hari ayo mu ruganiriro ayo mu byumba mu gikoni no mu busitani icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siyeje iri noir na lavabo zisobanutse uguze byinshi kandi turamutwaza ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House telefone ni 0791 24 00 23